esuzukona kati yari amaniga bari banzi nka gesi tutajya mu tuninja waraje umfata umutima twigirira farawe nijandike muri bari abakoboye ariko ngiye na prefera Bruce Melody. Yego. Nese Ben yakoze ubundi Ben yakoze iki? Nkande wakezeho. Mu babyina tuzi. Jojo Breeze twaravuganye. Ambwira yuko bisaba kumwishyura nyine turumvikana nyine yo kumwishyura turananirana. Yo, what's poppin' Kigali, what's poppin' Rwanda, what's poppin' Africa, what's poppin' my people around the world. Again, it is your boy Nestini kuri Nest TV nk'ibisanzwe. Man, guess what? Ndabizi ko muri kureba kuri kamera bugahita mugira ubwoba. It's been a while. Tutabonana fresh ariko twongeye twagarutse nakubwira ngo umeze neza ukomeze umererwe neza kandi nawe utameze neza Imana igire uko ibigenza umere neza kuko niyo itanga ibyiza byose biyiturutseho. Imbere hano kuri kamera za Nest TV ndi kumwe n'umujene a bad man. Yo, what's up man? What's up bro? Umeze neza? I'm good. Ko mbona ufite vibes ziteye ubwoba. CPU turazihorana. Duhorana vibe. Yeah. Ban turi kumwe nandise. Andolova yeah. Ukikubita aho kantu bose bahita bamenya ibibaye. Ngo iki? Andolova yeah. Esuzukona kati yari amaniga bari banzi nka gesi tutajya mu tuninja waraje umfata umutima twigirira farawe njye nari nzi ko iby'inkundo ntanabikozwa. Let's go. Andolova ye. Andolova ye. Ako kantu rakanyigisha paka nkamenya. Oya dusubiremo. Andolova ye. Andolova ye. Niko witwa se wala. Yeah, Androva. Witwa Androva. Yeah man. Androva turakwakiriye man. Murakoze cyane. Man. Nahise kuri bubibikira abantu bakaza kubibona nka mukanya. Bro. Iryo jwi ni iryawe se? Fresh kahise ni iryanjye. Cyangwa ufite akaradiyo mu mugongo uri gucuranga gahita kabiri. Zamura imyenda usake. Oya ahubwo subiramo rimwe nemere neza ko ari byo. Andolova yeah. Esuzukona kati yari amaniga bari banzi nka gesi tutajya mu tuninja waraje umfata umutima twigirira farawe njye nari nzi ko iby'inkundo ntanabikozwa wankomye kare. Bombo clatando nove boy. Ya bane. Ibyo bintu nakazi kawe. Adolf. Turakwakiriye cyane kuri Nest TV man. Murakoze cyane kunyakira kabisa. Bro. Kabisa nishimiye ukuntu utangiranye vibe Andolova. Ni muntu ki? Androva. Basigaye bavuga ngo nabasore bibikwerere. Bibigango. Yeah, for sure. So, ndi umusore nkaba ndi umuhanzi. Yes. Ndi umusore witunze muri Kigali bro. Sibirenze se? Sindirimba ivuga ko witunze se. Wapi? Mfite yitwa umufana. Kwitunga se ni bya danje ko ari byo uhereyeho. Man, nicyo kintu cya danje. Ngaho ugenda uzane ya magweje abatunze se. Baba batanariye. Ni ibisazi. Ariko uzi ko iyo utitunze utegereza bakagukoreramo. Ese ubutariye wagira ijwi nk'iryo? No mu nzozi mba mfite nk'iri. Izina ry'Imana. Kandi mu nzozi umuntu ntabwo aba atekereza fresh nawe urabizi. Ariko niryo mba mfite. Bro, watangiye umuziki ryari? Hashize umwaka. Ariko mbitangiye by'umwuga nk'amezi 6 tu. Amezi 6. Yeah. Amezi 6 gusa niyo umaze mu muziki. Ntago ariyo maze ndi mu muziki. Niyo maze mbitangiye nka professional. Yeah. Ntabwo wari ufite ujya kwinjiramo kwifata ukinjira mu kibuga kirimo abametre n'ibikorwa bimeze nk'uko uyu munsi bihagaze. Uzisa ubwo njya kuza ibirenze. Numvaga ari indirimbo imwe ya audio nabwo itagomba amashusho. Ahita mba umustar.
hano hose ntambutse akaba ati andorovaye sinje ngo bisi ikiririmbo kimwe kiraje kiba na kibi birananga ndavana ibintu si ibyanjye kansubire birongera bakwakunde ndabati ndiyirukanye ubuze dusha mbyigeho yego ubuze nshingiye ukuntu ngana wenda imyaka sinyizi tunabivuga ntago ari ngombwa ariko biragoye ko umuntu ungana nawe aribwo yivumburamo ko afite impano yo kuririmba mane nibwo wabyumvise cyangwa ni inzozi kuva zamani ahubwo wari warabuze aho utoborera kugira ngo ubyinjiremo mu bwana bwawe zari inzozi cyangwa wari ufite ibindi bintu utekereza ko byazakubeshaho ariko situkabeshya abantu umwana azagira inzozi z'iterambere gute kandi ari umwana ariko nyine ahubwo talent ubu yifite kuva icyo gihe cyose ahubwo iyi myaka ubu ugezemo nibwo umenya kuyimanaginga kuyikoresha ya mpano yawe ufite navuye yuko ubwo nyine mu gihe gitambutse aribwo namenye ko iyo mpano nayibyaza umusaruro hari aho wabyize cyane abantu bakubwiye bati wa mujene wanaririmba buriya hafi bajyaga babimbwira kera nyine barananyunguza njya muri studio gutyo nkumva ndaririmba ibintu bibi ndabanza njya kwicara ndiga ndabanza njya kubyigaho ndamedita ubu ngarutse wabyizeho nabyizeho kubera kubona ibyo abandi bakora ukabyireferaho ukaza ugakora ibindi byiza nyine ukabona biragenda tu nta shuri wagiyemo wapi ubu uragiye umunsi wa mbere muri studio ushishimuye akaririmbo keza cyane ugiye kuturirimbiraho akapela urakanditse uragasohoye byari bimeze bite umunsi wa mbere muri studio rero umunsi wa mbere ibintu byagatangaza byambaye yose kutayiminga beat byarananiye nta recordings ari undi muntu kandi codingiye bango reka nka recording ugende ujye kukiga araka recording ari nge wishyesha bamwe umuntu utabyumva gutayiminga beat bisobanure neza ni ukuvuga ngo ni ugutangirana na beat nyine ntimusigane kugwa muri beat kandi ni sawa birananira tu ikajya insiga ubundi nkaza imbere yayo abati bwo banze ujye kwicara wige ku muntu ari kuri codingire ugenda ugasubiramo ndende nazo zaza recording baranyuye udakoze ntakoze kandi ndishyura next day uragaruka ukomeza ya beat yawe ndagaruka nda recording ndanayitaha no munsi sha ibaza indirimbo utahana umunsi umwe ukaza ukarikodinga bakahita bakora byose boy irabaye cyura hit yawe byari bimeze bite byaguciye intege cyangwa bifashe nk'ibintu bisanzwe uravuga uti wenda ni ibintu ntamenyere naravuze ngo wenda baya n'ubwa mbere kabisubireyo nongera nisubizayo tu mbitekerejeho neza mvati nayanditse ni banga yataye ngeze numva ibyo nanditse wapi ntago bigwamo nandika ibindi nayo ndayikora ariko nyine urumva zose yari inshuro ya mbere uri kugerageza ubu utaramenya ngo nagenda muri hejwi nshoboye kuririmba bigera hehe ubu utarabimenya tubugihuzagurika niyo mpamvu mvuga ko indirimbo za mbere nyine narazikoze ndagenda ndicara ndiga tu ntago nzibara ubwo nagarutse ahubwo nibwo nava ngo nagarutse nzi ibyo ngiyemo nzi icyo bisaba fresher arizo ndi ubu ngubu uyu munsi wa none ikaramu n'urupapuro byawe bya mbere wanditse byashishimuye iyihe mirongo ni wibuka waduhaye hakapera uravuga bwa mbere njya studio bwa mbere indirimbo yakuvuye mu mutwe ukayandika njya studio tangira gutera mani ibintu nk'ibyo uba wararetse se wagize gahubwo ukibyibuka fresh ubu uri kugendana na mood igezweho numva ariko ukuntu oh my god you miss me tuza of course you love to touch me darling you don't hurt me darling oh my god nabarandi down ubuzima bwanjye mu biganza byawe my love aho uzajya niho nzaba nabara mani nibyo biboro nyine ni muri iyo sense tu ni muri iyo sense my brother byari ibintu bitoroshye cyane bari bisazi gutangira music nyine abantu bakubwira ngo urashoboye uragenda nyine tu wumva ufite confidence
iyo ugezeyo birahinduka bro. experience yawe y'aka gahe gato nakita gato cyane nkopaye n'abandi tujya tubona abantu bakora anniversaire y'imyaka 10 bamaze mu muziki 15 20. Uyu munsi wowe urakora anniversaire y'umwaka umaze mu muziki, nawe utuzuye. Ni izihe challenge cyangwa ni ibihe bintu bigoye umaze kubona muri aka gahe nakita gato? Buri mujama wese yaririmba yakora video nziza, ariko promotion y'iyi mihanda iragoye byatari. Nyine niyo mpamvu ujya kumva umusana amaze imyaka 5 akora ariko ntago umuzi, kubera ko promotion iragoye byatari. Ni insazi muri iyi mihanda kubona promotion y'ikintu cyawe tu cyaba ari cyiza cyaba ari kibi, ukibonera promotion biba bigoye. Mu buhe buryo? Kuko urugero tujya kumva dukunze indirimbo tutazi n'uwayiririmbye kubera social medias, TikTok, Instagram, bagakatinga akantu gato ukumva indirimbo ya boostinze na nyira yatazwe. Urugero hari nk'indirimbo y'umujene wo mu Rundi yitwa ngo iki yigeze bikubitaho bigacika kagira ngo turayizi twese. Nta muntu n'umwe wigeze ayimenyera kuri televiziyo runaka na ama TikTok n'ibiki. Ese waba ubizi yuko izo mbuga zishobora gufasha abantu cyangwa turibeshya twebwe nk'abadakora umuziki? Wowe ukora ni wowe ubizi ko bidashoboka. Promotion uvuga egoye mu buhe buryo? Eske ni abanyamakuru kujya ku binyamakuru kugera ahantu, cyangwa n'ubuhanga butari bwinshi cyane mu gukoresha izo mbuga nkoranyambaga? Ntabwo bavuga ngo n'ubuhanga butari bwinshi cyane, kuko hari abantu ibyo bintu biba bitunze baba bashobora kubigukorera. Ariko kwa approaching umunyamakuru ukamubona akemera kuguha interview, kandi urabizi nimba uri umusani icyo waba ukora gisaba abantu. Udafite abanyamakuru icyo kintu ntabwo uba wizeye ngo kizafata, kuko hari abantu b'Inyagatare bumva radio ariko batagira TikTok, internet yahita nakora. Icyo gihe uzakenera radio ivugayo, kuzafatisha uwo mukobwa ukora kuri iyo radio cyangwa iyo TV, nizo ntambara tu. Wenda nkawo ubu mpaye support y'ikiganiro gutya, ariko hari n'abandi baja mu bo approaching ubona bagukura hamwe akagushyira handi, aho ugasanga wapi, ugasanga wa mwanya yakaguhaye aho maze ari gukoresha nk'ibindi biboro byo hanze. Abanyarwanda dufite ibintu byo gukunda ibyo hanze cyane, ugasanga uri umubyinnyi, ndakubwiye wankoreye challenge ngo urabanza unyishyure, kandi iyo challenge yayikoreye umukobwa wo muri za Nigeria batazagira banahura. Urumva nyine dufite buriya challenge iyo musabye nk'abanzi ngo bakoreye challenge no gupesa. Abajama benshi nyine yagira gukora challenge kukubishyura tu. Nkawe hari abo wagerageje kugeraho? Nta muntu ndishyura, ariko hari abo wagerageje bakubwira ko ari igiciro. Yes. Ni nkande wakezeho mu babyina tuzi? Jojo Breeze twaravuganye, ambwira yuko bisaba kumwishyura nyine tu. Turumvikana nyine yo kumwishyura turananirana. Natari banga yaguciye angahe? Katubireke. Oya erega hari abandi byafasha tukahita tumenya ngo wenda undi mwana uri hariya sumaze amezi 6 mu muziki, babona hari undi ushaka kuza uyu munsi. Ikintu byamufasha kumenya ngo industry ngiyemo iteye gutya. Bro, guhisha amakuru nkayo ntago aba ari byiza. Urumva bano batipe ntago bafite igiciro kiri fixe nyine uvuga ngo ndabizi yuko General Benda cyangwa Titi aca 100,000 wenda kugira gukoresha. Nta mpamvu nayo ndi kukubwira ngo ukitubwire kubera ko si igiciro gihora wenda bavuga ngo ushize amabanga y'isoko ry'ahandi. Wowe ubwawe yaguciye angahe ku buryo wavuze uti ibi bintu ngomba kubyipevera nta muntu ciye? Bandi yarambye ngo ndamukubita akajana ngo nabwo nuko ari wowe, ngo ni 100 ngo ritajya munsi. Ndatekereza nase 100 mani, 100 challenge y'amasegonda 30. Challenge mani y'amasegonda 30. Kandi ashobora no kuyikorera kayigwa we ntayihereza abantu biyo, ukirwariza. Wahise uvuga uti ibintu nta gatuza. Savati bya bintu uzi ko bikomeye. Nkoze umufana nzi ngo ngiye kwita nkora hiti, none abatipe batangiye kumbangamira. Ariko ni hahandi ndahari tu, uzazikora n'ubundi nta kurabuye. Ugura murabuye n'ubundi yanze kuzikora ndi bumushimire mubwiye nti musaza urakoze cyane. Ndi hariya nikarage mvuge ngo Jojo Breeze wakoze cyane wandemeye, undi uzajya kumva ushiduke waziririmbye atazi nyirazo. Ibyo ntabyo mvuje. Azazikora.
baba bamuhamagaye ubundi njye wamurengeshejwe mwihamagarira. Bro reka tureke kuganira nk'abanyapolitike cyane, twikupitire akapela k'indirimbo imwe mu zawe nawe ukunda. Niyihe verse igukoma mu ndirimbo zawe kugeza uyu munsi wa none? Muri iyi minsi ndi kuberwa n'indirimbo umufana. Niyo mpamvu abantu benshi tuvugana WhatsApp cyane bakurikirana WhatsApp yanjye barabizi. Nta nubwo nsigaye njya kumva umuntu nkumva arambwiye ngo umufana, ariko kumbwira ngo urasetsa ngo umufana, nyine urumva kamaze kuba virus mu bantu bari hafi aho ngaho babasha kubira accessinga vuba. Reka twumve Wagwan. Karatangira ngo akaboro kaba gakoma nono nikaya kaba ngo oh my baby I want you by my side, oh my baby my heart nahindutse umufana, oh my baby I want you by my side, oh my baby my heart I love you lolo. Akaboy kurakumva mani akibanga ni nziza, sinzi impamvu abantu batari kuyishamamarira cyane aho. Indirimbo yawe niko ukunda ku kantu konyine? Oya, umufana wose uri kunkubita kuva ku itangiriro kugera ku iherezo ryawo. Siko nsigaye ngenda nko mu nzira ndi gukora nk'akantu ngo my baby I want you by my side. Kubanza uri umufana wawe wa Danje. Utifana urinde utifana ariko Ibaze urimo urabwira abantu ngo bahinduke abafana wowe. Ndikuragira uburyo uri kubivuga ngo man iyo ndi kugenda bari kwiyumva niva ibinga bya Danje. Bro ariko nibyo bari kwikunda kwanza no kwifana kwanza, ubundi abandi bakaza after. Man biba bikoma byatari wakoze akaboro kumva ni nziza. Bigora abajene benshi nyine ugena muri studio uri kuri recording indirimbo kumva ni nziza, ariko yasaho kumva ni flop yigendera. Ariko ibaze noneho uyikoza ari nziza, isohotse wumva ari nziza, video nziza, abantu bayakiriye neza. Indirimbo zawe zikorera kwande? Baddest. Ni umujene ukora byatari nawe. Studio yitwa? Nta studio afite ariko dukunze kuba turi kwa Tedem. Mr. Tedem muri Missed Call. Si studio ya Zabangira ngora cyangwa nuko yiswe gutyo? Sinzi uko nigeze kubyumvaho kera. Ni The Missed Call ni Tedem. Ni ya Tedem. The Best niho yakoreye, Mico The Best niho yakoreye ya ndirimbo yitwa Imashini. Niho habamo imashini nkuru hari. Okay. Ikora imiziki myiza. Man. None umusaza, imihanda turiho uyu munsi uri kubona saga zihari. Urugero rwiza rwawe ninde hagati ya The Ben na Bruce Melody, nkuko uyu munsi wa none ku mihanda tubona bameze nk'ahari competition nk'umuhanzi mugenzi wabo? Nk'umuhanzi ni ijandike muri make, ni ijandike muri bari abakoboye, ariko ngiye na prefera Bruce Melody. Yego. Nise Ben yakoze, ubundi Ben yakoze iki? Abafana ba Ben baranyica, ariko iyo ufashe Bruce Melody ubona ari umuntu wagiriye industry umumaro kurenza uriya mujene wundi. Kubera ko Bruce Melody yazanye ba Kenisoro, abaheza platform nziza nyine yaheza ba Juno, ba Element, nubwo bajya babyihakana mu kuntu, ariko nyine wumva ko Bruce Melody mu muziki wani imbere mu gihugu afitemo abantu yagiriye umumaro kurenza Ben. Nese Ben hari umuntu yazanye cyane, umuntu wigize wumva yahaye amahirwe runaka. Harozi ashobora kuba abikora atabivuga. Ariko shawo umuntu wabikoze akabiceceka ninde? Muri make uri ku ruhande rwa Bruce Melody. Kwa Melody. Iki news Melody. Yuhu. Hagati y'indirimbo ifoto na print. Man ifoto irimo agategura. Which is your favorite? Ariko ukina n'umujene. Kwa mujene nawe mwana ariyenza. Gufata akantu kakubabaje kuko mufitanye beef akahita agashyira mu ifoto ziwe. Yego. Ni nka sinzi umujene numvishe wagiranye beef n'undi muri Amerika. Uwo mujene ateguye igitaramo undi ahita agenda akishyura cyose atazi ko ari wakishyuye. Aje kuririmba cyane yo nyine agiye kuririmbira. Wakora iki nkaho ubundi mbere yo nkomeza? Wakicara ukaririmbira nyine uwishyuye sa amafaranga se? Mufitanye ikibazo. Ibaze nukuririmbira abahetse. Ibaze nka Melody akishyura igitaramo cya Taiga. Taiga akaza akaririmba Melody n'abapampe be.
yego stage akayikubita akayibabaza rwose akikaraga akajya bati hejuru hirya hariya aba VIP ntago basara. none se ubu ni ukuvuga ukuri kubivuga nshingiye ku byo uri kuvuga niba numvishe neza inzozi zawe muri music nyarwanda kugeza uyu munsi ku myaka ku mezi 6 yawe umaze no ku myaka irenga gira ngo ni 10 na myinshi cyane Melody amaze mu muziki, nawe muri iyo myaka nibura nuyimara wumva waba umeze nka Melody kugeza uyu munsi? Iyo myaka se ndajya kuyimara ngende Melody, kari Melody wayimaze ninjye ugomba kuyimara. Oya ndi kukubaza nyine inzozi zawe muri uyu muziki nibura wumva waba nkandi uramutse ukuze, kuko buri muhanzi agira inzozi aravuga ati this man is bad days. Ntawe mvuga ngo nshaka kuba nka runaka kuko niwe ubwe nyine nanjye ngomba kuba ngewe, ahubwo ibintu nshaka kubikora ku rwego ruto Rwanda. Yego urakoze cyane. Abo ubona bose hano mu Rwanda ubwo tuhereye iwacu nukuza negezayo. Ugiye kubegezayo? Kiba kibura ni support, bafite amafaranga n'izo support zabo, natwe dufite talent. Utuvuye nyine bigiye kujya bigira gutya. Bakurura bahame hamwe rero amafaranga yabo agiye guhangana n'impano zanyu cyane. Ni generation twaje sinanye njye nyine wenda kano kwivuga njye nyine kuko hari n'abandi bakoboyi benshi bari inyuma hano. Twaje yego ko bitoroshye. New generation twaje ije kuba ku biti inshuro nubwo mufite ayo mafaranga yanyu n'amasupport. My brother mwizeye iki? Twizeye support yanyu nawe nyine ubasha kumva iyo talent ukavuga ati tumuhereze time akore ibintu bye bive ku rwego rumwe tubishyire handi. Tuzafashanya nkuko ba Melody bafatanyije n'abanyamakuru b'ibihe byabo bakazamuka. Kuba uri umunyamakuru cyiza byagugora kwicaza Melody, nawe kuba uri umusano cyiza bizakugora kwicaza bari abakoboyi bandi bakuru. Nyine bivuze ngo icyo dusabwa nk'abantu tukiri kwiyubaka ni ugufatanya tukavuga ngo ndi kuri uru rwego tufatanya natwe twubaka ibintu byacu, kuko nabo bakoze udukundi twabo wabamena mute. Mani njyewe ikintu nizera cyadanje nkubwize n'ukuri, buriya umuntu ni ikintu kinini byahataye. Hari ama interviews tugenda tubona aba Chris Easy bakira abapeti bajya ahantu babatesa mu marushanwa n'ibiki. Uriya muntu yaza kumenya ko Chris Easy ari kuba wari uyu munsi wa none ntiyari gukora biri, yewe n'abandi benshi. Niyo mpamvu rero umuntu uzi ubwenge yumvisha umuntu ubasha gusora ijwi akajya muri studio akaririmba, uretse no kuba ari impano gusa ashatse yamwubaha. Uyu munsi wa none itangazamakuru uri kuribona gute mu bijyanye no gusupportinga new generation? Itangazamakuru wenda ntago ari bose, ariko new generation bari kuyifata nk'aho ari uruganda rwo gukuramo amafaranga kurusha uko bari kubabona nk'aho ari uruganda rw'ejo ruzaza rw'umuziki mwiza. Uramuhamagara kikumva yuko new generation nako kubaza ngo bora yawe imeze ite ngo gute nawe ahita akubwira ngo nangahe so fitemo. Ubwo se wakomeza ukavuga nayo wowe? Ni ukuvuga buri step ni ugusabwa amafaranga, abakora challenge amafaranga, abanyamakuru amafaranga. Wa muntu akakwicaje ahantu hita ubona yuko ibintu byawe biragera ahantu mu buryo bwihuse, bisaba ngo ubanze umugigire tu. Ntago wamugena umuryango for free ngo bikunde. Nyine nawe jya wibaza impamvu tarafata nko ku isimbi ugufate kuri za cita, ubona umwana utaruzi araje arahicaye ari kuririmba avuga ati nasohoye indirimbo umufana nitwa Ndorova ngo ababwire ibintu bye. Nese ukeka yuko abo bana batazi ko cita ibyo bintu yabibakorera cyangwa sabe? Nese ukeka yuko Irene tutazi yuko ibyo bintu yabikora? Ako se kubera kinyino umwaka ushira 1, 2, 3 utarabona umuhanzi uje ngo yicara aho haboro ari mutoya, kuki bose ubabona barabaye abantu bakuru banini? Ariko ntituranumva umujene uvuga ngo na approach inzu uyu muntu arandijectinga, keretse niba we byarakubayeho ndumva warahuye n'ibizazane byinshi. Babivugire hese mane hano hanze hari abajene bajya. Okay, Androva muri izi chain zikomeye kubera impamvu tuvuga ibi bintu ntago ari ukubadisiga cyangwa kubatunga urutoki, ariko tuba tugira ngo bumve yuko ibyo bakora atari byo, hato batazanitwaza ibyo bintu ejo bazi ko abajene ntaho bazagera. Ni iyihe cano waprochinze akagukatira wenda nanakubwire ngo dufite undi mutumirwa akaguhakanira mu buryo butakunyuze? None se bagurajya bose mbagushyirira ku murongo? Yego mfasha byamfasha. Mane Irene Murinda habi. Yego.
ukimuhamagara nkamubwira nitwa Ndorova nasohoye indirimbo nshyashya nifuza gusaba interview ahita agukupa use mwe mani nuko wenda turi imbere ya kamera nakwereka inshuro namuhamagaye tumaze kuvugana nk'amasegonda nk'icumi atamfata baza umujene mwa muri kuvugana wumva yigize nka network zicitse urahamagaye rimwe kabiri gatatu kane atakwitaba kuko yumvise nyine ngo witwa runaka sakuzi amubwira iki ntacyo ba kamarade bariya kamarade ukora kuri 3D na 5 to 5 yego wagiye uba approachinga bakagukatira bataranakumva kusetsa iyo utarasohora indirimbo ubu amuvugana kuri WhatsApp akubwira sohora dropping uze tugufashe ariko iyo yageze hanze birahinduka bro birahinduka pe n'abatipe benshi ba bagti nabo njya mbavugisha bikanga ba Emi uravugisha umukoboyi Emi naramuvugisha arambwira ngo ndi mu kiganiro Emi Inyarwanda Emi nyawe uri wakorera kuri 3D Emi nyawe ambwira ngo bro ngo ndi mu kiganiro ambwira ati narebe ndakuvugisha nyuma y'isaha ukivuyemo ngo ndahita njya kuri TV naye ndagenda nicara kuri TV araza akora show irarangira irangiye ndamuhamagara ntabwo yigeze amfata wagiyeyo se wari utarajya ntabwo nigize njya kuwajya kureba umuntu se mutahuje kuri phone byibura ngo binavemo ari baraki nagiye kubirebera kuri RBN yakoze ikintu yambwiye yabonye nyine byanze kunzi y'umuntu mureba urareba ukabona yuko agukeneye akimura nzamujyanira kimeze bite yahise mbyango bro ngo suko bamfata urabeshya bazi nyine nk'umujene nka Raki nukuvuga biriya bintu Yago yirirwa avuga ngo aba bakoboyi bagira imitima mibi hari abantu badafasha Yago ntabwo abeshya man Yago ntabwo ababeshya bro aba bajeni buretse ko mfite boro zabo nangera ufite boro zabo ko dufite utuboro biriya biboro azaza avuge ngo reka ngo niyamamagaye izo staff ndazifite oya ngo Raki ngo yakubwiye ngo iki mani Raki yarambwiye ngo bro ngo suko bamfata nabyo ati none se tubigenze gute ko naje kukureba nta nari kukubonera ngo ufata nimero zamvugisha fata nimero ndagenda ndagigira kugera aho urambirwa kandi uzi ko ukeneye umuntu ujya gufata umwanzuro wo kujya kuri RBA kumureba ariko wari wabanje kumuhamagara aho ubona bitazakunda cyangwa waravuze uti n'ubundi nkuhamagaye ntibyakunda reka niyizire mwihige nari mbizi neza ko muhamagaye bitavamo n'ubundi umuntu wese umuhamagaye uba wumva nta bitanye nawe reka njye kumwihiringa ndabiza akora ikiganiro isaha nizi arabahageze ndagenda ntegereza ko isaha araza araparika muri parking anyuraho ndamukurikira ndagenda ndamubwira ansubiza gutyo nyine tu akaguha nimero ukagenda ukandika WhatsApp ukazaruha tu wajye umuhamagara ngo ikutya na gutya ngo nyuhereza kuri WhatsApp ibaza umuntu akubwiye nyuhereza kuri WhatsApp inshuro nk'eshanu uhora wohereza gusa wakomeza man ni birebire cyane ariko mwabantu mwe mushatse bibaye ari ibishoboka mwafasha umuntu wese mwumva abakeneye kuko umuntu ni mugari umuntu ejo ava mu ndi muntu kandi ugasanga rimwe na rimwe uri kwicuza impamvu utafashije uwo muntu my brother ibyo bizazane byose unyuzemo muri aka gahe gatoya bigiye kuguca intege cyangwa ni courage za danje zo gukora ahubwo ziyongereye kuzo wari ufite wapi yari biguca intege ntabwo mba nicaye hano muri aka kanya kuko byabaye imbere yuko nicara ubwo bivuze ngo mba narekeye ahubwo iyo umuntu akubwiye gutyo nawe ushaka kumwereka yuko ukomeye tu nimba yarakubwiye ngo wapi ngo nge ntago ari uko bimeze ushaka yuko ejo azakubona uri ahandi nawe akifuza kuapproachinga kujya umusubire umubwira ngo none se nawe azaba ari ubikwibwira kandi turabibona kenshi umuntu akaba yarakwiriyeho ejo ugasanga yaje kukureba nawe icyo nicyo dushaka rero nimudusuzugura tuzajya ku bajene nkamwe nyine mutwumva tu tuba aribo dukoreraho karibu cyane kandi n'abandi imiryango irafunguye rwose bazaze impano tuzizamura uko dushoboye kuko tubona abantu bose bagiye babigerageza muri ubwo buryo kandi bikarangira bikunze uyu munsi wa none ufite indirimbo zingahe navuga yuko ubwo mfite indirimbo ebyiri ayitwa bye n'iyingiyi imperutse yitwa umufana abantu bagende bayirebe iri kuri YouTube ni nziza ifite ishusho ryiza YouTube channel yitwa Androva Rwa ziri kurebwa mu buryo buri kugushimisha birashimishije tu birashimishije ngereranyije n'izindi mbona z'abandi bajama nabo baba baradropinze imbere yanjye hari nabo namaze gucaho
urumva rero biba bishimishije kuba nta support ya Danje urabona ariko ukabona ibintu byawe bizamuka umunsi ku munsi. Biba bishimishije kabisa. Kugeza uyu munsi uretse gutanga amafaranga gusa nta n'igiceri cy'atanu urarya mu muziki? Ntacyo. Biroroshye kugira courage mu kintu utaranariramo bombo, kubera yuko ubibona yuko ejo uzayarya. Biba byoroshye. nta n'igitaramo cy'ubuntu uraririmbamo? Ntacyo. Ariko nayo kiririmbamo mani. Nigeze kukiririmbamo i Muhanga. Hari akabari nako nikanyishe sinkavuze. Nagiye kuririmba yo mani. Haranashya. Naraharirimbye ubwo igitaramo big stage narayikubise. Ni ukuvuga uyu munsi wa none haramutse hagize umuntu uguhamagara kuko ati Androva rero nkunda imiziki yawe rwose mbabarira uzunsapotinge undirimbire mu gasho ariko nta kintu mfite uritegera, wajyayo? Byaterwa n'iyo show uko imeze. Ari show iciriritse? Iciriritse se ni ukuvuga iki? Iciriritse ni show yo, buriya show yose wenda ari urugero itabereye ahantu hazwi, itishyujwe, itamamajwe ngo tuzibone, twahita ko iciriritse. Ese ubwo waba ugiye gukora iki? Urumva hari ibintu birundi ushobora gufata umuhanzi bikamujyana kuririmba ahantu runaka, kuba yizeye ko ashobora kubona platform irenze iyo yari afite cyangwa se amafaranga. Nise nta na kimwe kiri muri ibyo waba ugiye gukora iki? Uzi impamvu mubajije gutyo se? Ni uko mbwiye ngo waririmbiye ubuntu mu kabari. Ariko mu kabari haba ari abantu mane. Yego ku mane undi challenge nagiye ntubona nyuma yaho. Fresh guys. Ubu imbari yose yagukenera wayikubitira nkabica ahubwo bakibura. Ku buntu umuhanzi w'ubuntu hano arahari ntibagire ikibazo. N'ubuntu nimuhamagara ubwo nawe njya muri studio ku buntu. Nibahamagara. Bro, kugeza uyu munsi abantu bayishiki muri studio? Mfite indirimbo nyinshi, mfite amakorabo yanjye n'atara yanjye. Iminsi imbere bazayibona tu. Abantu bankurikira kuri ijo babibona. Update zose ziba ziriho. Bayishiki ninde muntu wa Danje uri kuri korabo ufite uvuga ati nyamara mwabyanga mwabyemera iki cyana kizabakoma? Oya bamenye ko ngiye ubwanye nihagije. Ibindi byose bazajya babona ari surprise. Kindirimbo igiye gusohoka haza coming soon. Bazajya bazireberaho nyine bamenye ngo ibintu bigeze he. Muzi ufite muri studio ni yihe uri gukunda cyane uri kuvuga ati producer wangiriye vuba nka dropping? Baze kubera ko ubwishi bw'indirimbo umuntu afite n'amazina yahitamo nyuma. Ako nzifitemo bronze, zifitemo pe. Duha kapera ariko mani nta nese ko umuntu atamenya ngo ni iki. Hari igihe abantu bikundira. Uzi impamvu se abajama batagikora kapera kuri kamera? Melody yigize kuvuga ngo bamubajije ngo Melody ko bavuga yuko indirimbo zose ukora uzishishura. Arabasubiza ngo mbonye ari keza ngo nakanyorosha da. None nawe barakakunyorosha. Nyine ari ukuntu bamushinjanga abapeti bose bajya muri studio bagasigamo boro. Iyo yaza akayumva yayikunda. Boro hitisha. Nawe nizo mpungenge ufite ko Bruce Melody yakwiba indirimbo? Melody. Amahirwe si nkorera hamwe nawe. Akorera kwa Coach Gael. Wowe ugakorera kwa Mico the best? Nta nkorera kwa Mico sinamuzi. Nkakorera kwa Baddest. Mico ntago umuzi? Nese iwa hakorera ndahazi nge. Ko namwe mugira amahane rero mwabase jene mwe. Ubu the best ntago umuzi? Nese the best sindahura nawe. Nese Diamond ko yamwihakanye kandi barakoranye. Bavuga ko atamuzi. Ariko wowe Mico uramuzura na mufana? Numva imiziki ye ntago muzi. Asante sana. Shaka kunteranya nabo mani. Ni iki wabwira abakunzi bawe cyangwa wabizeza tugara ku musozo Mr. Androva? Abantu turi kumwe cyo nababwira bagende bumva indirimbo yanjye kuri platform ya YouTube ni Androva rwa n'uwize amashuri adahagije yandika nta muntu utayizi mani agashyiraho ruva mu kinyarwanda akabifatanya bitayivamo Androva kongeraho ra na wa. Bagende bansapotinge bakoreshe ya comment zirakonta nazo zituma nyine ubona ko abantu bahari ibyo bakubwira tugenda tukabinyuramo tukareba ibyari byo like ibintu byose bankorera challenge ndabaha nimero bazajya banyoherezaho challenge nkazipostinga. Abantu bo kuri TikTok nshimira n'umutipe bita Pablo. Pablo akora TikTok nyine n'umujene unsapotinga bya hatari du challenge agenda akatunagamo akankorera udushare twa Danje
abantu nk'aba director Tracy niyo mpano twakoranye nawe, respect kuri we, Badeste mane nyine baze nabo mbahuze nabo tu. Abantu rero banjye nta kindi nabasaba nyine ni ukugenda bakantega amatwi bakumva boro zanjye, apana kugenda nyine akazireba gutya gusa yarangira akigendera, ajya asiga mu comment like akore share, utibagiwe sub. Siko man ukora ikintu kikagera kure ariko kubera sub zikakubuza kuba wakomeza, byo nyine ngo ubashe kubona ubwo bushobozi, sub zikaba ikibazo. Platforms zawe zose ni Androva rwa zose urazikoresha? Ahantu hose yajya streaming umuziki ansangaho tu. Yego. Yeah. Turagushimiye cyane rero ko wabanye natwe hano kuri Nest TV. Nk'umuhanzi winjiye nk'umuhanzi, ducike nk'umuhanzi, ubundi twigendere nk'umuhanzi mva ngo Bombo Clatinade. Hakuri umufana wa Yago by the way. Simundi Yago hari utamufana man. Ntangira nabonye ukora ibimenyetso bya Ghetto Youth. Azabarasa nubwo mwamutorongeje. Nako ubwo yarahukanye man. Ni wowe bizi ntabwo. Okay, Yago yatembereye muri Uganda, giye gutembera. Tuba ariko tubivuga. Uri umufana wa ariko cyane. Yago ndamufana, baravuga ngo arajwigira kandi numva aririmba neza. Nje rero ndamufana. Yes. Uyu munsi nawe akwimye ikiganiro waramwandikiye ntiwaba uri kumuvuga nabi. Ngewe umuntu ufite nimero za Yago ahubwo azime. Musaba ikiganiro ujye Uganda kugikora wajyayo. Azaza mu Rwanda. Bagiye Uganda kuri relaxing amana akongera akagaruka batipe nuko bamwihaye. Umuntu ufite nimero za Yago bazinyohereze kuri 078 57 05 1330. Challenge na nimero za Yago muzimpeho. Abantu ubundi tuhatwike. Yego. Tubabwira ngo Yesu uzuko nakati yari yamaniga. Bari banzi nka guest tutajya mutuninja. Walaje umfata umutima twigira farawe. Nje nari nziki by'inkundo ntanabikozwa. Bantu bose ndabafana. Bombo Cladem boy wakoze cyane. Boy Androva. See you next day. Twizere ko nitugukenyera uzongera ukagaruka. Ubwo habaye home. Turagushimiye cyane. Bless up.